Ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi RIB bamwe babatabaza abandi bakavuga ati se kuki mutabaza RIB kubera indirimbo y'umujene witwa Gitaf bati RIB ko itagira ikibikoraho. Sinzi niba mwarayibonye, sinzi n'abatabaza mwarababonye, sinzi icyo mutekereza kubikoraho cyase niba ari uburenganzira bwe. In fact kubera ko ari ababibajije, reka numva uruhande rwa RIB. Icya kabiri reka ndabanze ngusubize icyo ngicyo ntaribagiwe ngo ni Gitaf. Amazina ye y'ukuri na yahe ababizi bamfashe. ntabwo ntimuzi abazina uvuze rero ntabwo turamwitaho pe, ntabwo turamwitaho, ntabwo turamuhamagaza mu rwego rw'ubugenzacyaha. Indirimbo uvuze ubwanjye sindayitaho, njye ubwanjye sindayitaho. Iyo ndirimbo yabivuga iki, yabimeze ite, harimo ibiki? Ni indirimbo idakwiriye imeze ite? Murakoze kubera ko munyemereye kubivugaho. Wenda ubwo niba idakwiriye ntisubiremo, ariko ushobora ni indirimbo bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko itakwiriye muri sosiyete, siritu yuko yumvwa n'abantu batandukanye. Mu minsi yashize hagaragaye amashusho abana bari kuyiririmba, bakavuga ko irimo amagambo y'urukozasoni, ariko n'ejo bundi tukabona ababyeyi bari kuyibyinira Rubavu. Abantu rimwe na rimwe baba confused. Uvuze ababyeyi, buriya kenshi yewe abantu nitaho ni audience, iyo bita rubanda nibo jewe nitaho kenshi. Ndatekereza ngira ngo mu myaka maze kuri iyi si ikintu maze gusobanukirwa, burya umuntu atanga icyo afite. Umuntu atanga icyo afite. Uwo uvuze uramusaba ko atanga iki? Afite icyo atanga. Yabahaye icyo afite, ahubwo abo yahaye bakiriye ibiki? Biratangaje ko umuntu ashobora kwakira ibyo umuntu wese ashyize kuri social media akabyakira.